Ndagushimiye cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro, komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni nayo nkunga ikomeye waha Kigali Tube, no gukora subscribe ugakana no kukazogira kugira ngo buri kiganiro cyose kizajya kijya kuri YouTube channel yacu ya Kigali Tube, nyine uzajye ukibona mu bambere gatanu kuri gatanu. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ushobora no gutangira kunkurikirana kuri Instagram nitwa Ikwishimwe 13, ugatangira ukankurikirana, naho nzajya maguhera amakuru agiye atandukanye. Komeza kugira ibihe byiza, komeza kugira impera z'umwaka nziza cyane. Ubu ngubu turi ku munsi wa nyuma w'umwaka, reka umwaka nga tugiye kwinjira muzakubera umwaka mwiza cyane, kandi uzahahe uronke ibyo uzakora byose bizagende neza cyane. Nibyo twebwe tukwifurije nka Kigali Tube team, kugira ngo ibintu byose bizakugendekere neza cyane. Gusa inkuru ihari ntabwo bimeze neza kuri Yago, ntabwo uyu mwaka tugiye gutangira agiye kuwutangira neza. Ni nayo nkuru iri ku mbuga nkoranyambaga, ni nayo nkuru iri mu binyamakuru bitandukanye, ni nayo nkuru iri mu bakunzi ba Yago for real ndetse n'abakunzi ba Yago TV show bagiye batandukanye bari hirya no hino ku isi. Ni inkuru yagiye hanze mu ijoro ryakeye, no butumwa Yago yasangije abamukurikirana kuri Instagram ndetse no kuri Twitter, avuga ko Yago TV show ihagaze kugeza igihe kitazwi, ndetse akanavuga ko hari umuntu wabikoze kubw'inyungu ze bwite, ndetse akavuga ko uwo muntu bataramumenya. Story yanjye ngiye kwitangira mu kwezi kwa munani. Mu kwezi kwa munani abantu bakurikirana Yago kuri Instagram, Yago yagiye live y'iminota myinshi kuri Instagram. Icyo gihe Yago ajya live, yagiye live kuri Instagram afite agahinda kenshi, afite umujinya mwinshi, afite amagambo akomeye, ndetse iyo live abantu bayikurikiranye basoje kuyumva cyangwa se kwireba amarira ari menshi. Yago yagarukaga ku mashyari y'abantu bahuje umwuga. Yago yagarukaga ku kuntu yasanze abantu bakora itangazamakuru aho kugira ngo bamushyigikire ahubwo bakamurwanya. Yago yagarukaga ku mashyari abantu bafite aho kugira ngo bishimire iterambere rye ahubwo bashaka kumusubiza hasi. Yaramaze iminsi abigarukaho, ariko noneho iyo live yarakonfirmye, ndetse icyo gihe ashyira mu majwi abanyamakuru babiri avuga ko bize muri kaminuza, harimo wize muri kaminuza Butare ndetse no wakoze kuri radio. Abo banyamakuru abantu barakeka, bavuga abanyamakuru bagiye batandukanye, se n'uyu nguyu. Abantu bari kuri live nyine bamusaba ko yabavuga, gusa ntabwo yigeze bagarukaho kuri iyo live. Yasoje nta n'umwe avuze, ariko avuga ubugome bwose bamukoreye, avuga ukuntu hari abatumirwa babujije kujya kuri Yago TV show, hari abatumirwa atumira hanyuma gahunda bakayica, bikarangira bataje kuri Yago TV show, nyamara bari bafite gahunda yo kuza gukorana ikiganiro na Yago. Ibyo bintu yabivuze abantu barumirwa, avuga amashyara ari muri no game yo gukorera kuri murandasi, avuga ukuntu abantu badashaka ko atera imbere, avuga ibintu byinshi cyane. Nabikubwiye abantu basoje iyo live kuri Instagram bakunda Yago bari mu marira, bari bababaye. Icyo gihe Yago nta kintu na kimwe yigeze atangaza kuri abo banyamakuru bamufitiye ishyamba, abanyamakuru bamufitiye ishyari, abanyamakuru badashaka ko atera imbere. Live irangira ityo, abumvisha ibyo bumvisha babyumvishe, hanyuma ariko nta kintu Yago yigeze atangaza kuri abo banyamakuru. Yakomeje abigarukaho mu biganiro agenda anyuza kuri Yago TV show, avuga ukuntu muri no game harimo amashyari cyane, abantu bamwanga kubera iterambere rye, kandi mu by'ukuri koko Yago yateye imbere ku rwego rugaragara, ariko iterambere rye ntabwo yarigumanye wenyine, ahubwo yarisangiraga n'abandi bantu bakoranye ibiganiro afasha. Ntabwo iterambere rya Yago yigeze arigumana wenyine. Byarakomeje, hanyuma ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani nibwo aya mafoto ngiye kukwereka yagiye hanze kuri pages z'abanyamakuru bagiye batandukanye, harimo n'uwitwa Yago. Harimo umunyamakuru witwa Irene Murindahabi akorera Isibo ndetse na The Choice Live. Harimo umunyamakuru witwa Murungi Sabe akorera ikinyamakuru cya Isimbi TV, ndetse na Yago for real cyangwa se Nyarwaya Inosa ukorera Yago TV show. Aba banyamakuru ko ari batatu barapostinganye, ndetse bagira n'ubutumwa batambutsa kuri Instagram bavuga ko bameze neza, bavuga ko nta bintu bigikomeye bihari, ariko nta kigeze gitangazwa, ahubwo abantu bahise batekereza ibyabo
bavuga ko abanyamakuru Yago yavugaga ari Murungisabe ndetse na Irene Murindahabi, gusa bariyunze barika n'amagambo meza cyane kuri Instagram, bigaragara ko umubano umeze neza cyane nta kibazo bafitanye. Gusa mbere yuko babyandika hari amakuru ahari yuko bari bakoze inama cyangwa se bari bahuriye ahantu bakiyunga. Iyo ni inkuru yakozwe n'uwitwa Iradukunda Moses, akaba ari umunyamakuru w'Isibo ndetse akaba nawe akorera The Choice Live. Nyuma y'icyo gihe abo banyamakuru barakoranye, ubona ko nyiri ibintu byose bimeze neza, umwuka umeze neza cyane n'ubu kandi umwuka wabo umeze neza, nta kibazo na kimwe bafitanye mu bigaragara. Hanyuma ibyo byarakomeje, Yago nyine akomeza kuvuga ukuntu harimo amashyari muri no game, harimo abantu badashaka katera imbere. Biza kurangira mu minsi yashize, hashize icyumweru cyose adashyira ibiganiro kuri YouTube. Ubwo ni iminsi 8 adashyira ibiganiro kuri YouTube. Nyuma aza kugaruka yandika ya magambo. Hari amagambo nigeze kubasomera ngira ngo twayagarutseho, na magambo yari yashyize kuri Instagram ye. Ayo magambo Yago yashyizeho yavugaga ngo ndashimira abantu mwese mukunda ibyo nkora mukananshyigikira. Akazi karakomeje, gusa ndashaka kubaho ubutumwa ngo uko mukora cyane abari nako mwiga ku mishinga izabafasha kurinda ibyo mwagezeho. Haters are everywhere but God is above everything. Ubujiji ni inshuti ikomeye y'umukene. Niba ushaka gutera imbere, haranira kumenya no gukora ibyiza. Love will always win. Hasi ayitandika ngo we are back. Icyo gihe bari bagarutse, noneho ibiganiro byongeye gusubizwa kuri YouTube neza. Ibiganiro biri gutambuka neza cyane kuri YouTube channel ya YAGO TV Show. Nyuma y'iminsi 8 ibyagiye hanze nijoro, ngira ngo mwabibonye ndetse twanabigarutseho mu nkuru twakoze. Yago yashyize ubutumwa hanze abusangiza abantu bamukurikirana kuri Instagram no kuri Twitter. Yanditse agira ati, kuri Twitter yitwa Nyarwaya Innocent, kuri Instagram yitwa Yago for real. Yanditse agira ati, ubushize byarabaye ndaceceka, ariko aho bigeze reka mumenye ukuri. Kuva uyu munsi kugeza igihe ntazi, YAGO TV Show ibaye ivuyeho kubera umuntu urimo kutwifuriza kudakomeza kano kazi mu nyungu ze bwite, kugeza na n'ubu tutaramenya. Abakunzi bacu mwihangane, wabikoze Imana imuha umugisha. Ahajya caption kuri Instagram arandika ngo ikitonderwa, Imana yo ntikora nk'abantu kandi ukuri kuzatsinda ikinyoma uko byamera kose. Wowe urimo gukora ibi nta kindi nakwifuriza uretse guhinduka ukareka umutima mubi ndetse n'ishyari. Bakunzi ba YAGO TV Show mukomeze kwihangana. Tugarutse ku kiganiro Yago aherutse gukorana na Yago na Yaka, munyihanganire ni Yaka. Yaka yamubwiye ukuntu abanyamakuru harimo batamukunda ndetse baba batifuza ko yavugwa mu biganiro byabo. Hari ikiganiro Yaka yakoranye n'inyogo ye. Inyogo ye aguma nyina atuye Nyabihu. Inyogo ye ngira ngo muramuzi, n'umwe mu bantu bazanywe na Yago ndetse akamuhindurira ubuzima mu buryo bufatika. Yaka rero bari kugaruka mu modokari nabo banyamakuru bari bajyanye, yumva umwe mu banyamakuru babakoresheje ibiganiro aravuze ngo, ariko ubundi uriya muhungu witwa Inyogo ye ahora avuga Yago mu kiganiro buri munota ni Yago. Niko Yaka yabwiye Yago mu kiganiro aheruka kugirana na YAGO TV Show, nimujyamo murabisangamo. Abanyamakuru bafite anyamashyari ku rwego rwo hejuru ku buryo utabyumva. Hanyuma reka ibyo ngibyo noneho tubyihorere, mubwire ibyo tugiye kugarukaho. Yago mu ijoro ryakeye, nyuma yo gusangiza ubutumwa abantu avuga ko YAGO TV Show ihagaze kugeza igihe kitazwi, nyuma yaho yasohoye ubundi butumwa agira ati, mbonye comments zanyu ariko mwabyitiranyije. Ngewe sinshobora gucika intege, ntibizigera binambaho. Gusa umuntu urimo gukora ibi yavuze ko mu biganiro byacu hafi ya byose twamututse, bituma baduhagarika kugira icyo dukora. Ndisegura kubatumirwa twakoranye ikiganiro uyu munsi. Arakomeza agira ati, umuntu waturipotinze ndetse akaba ari nawe wabikoze ejo bundi avuga ko turi kumutuka, ariko ibyo byose ni ikinyoma, no gushaka kudukubita hasi, ariko ntabyo azageraho kandi Imana ntabwo izabyemera. Abatumirwa bacu b'uyu munsi mwihangane, ibiganiro byanyu bizajyaho nitwemererwa gukora. Ayo ni amagambo YAGO TV Show yashyize ku rubuga rwe rwa Twitter. Umuntu wabaripotinze yavuze ko bamututse mu biganiro byose bakora, nicyo cyari cyatumye babahagarika mu minsi yashize, akamara iminsi 8 ataploading ibiganiro kuri YouTube.
niwe ubahagaritse ubu ngubu. YAGO TV show yahagaze kugeza igihe kitazwi. Yamuripotinze kuri YouTube. Uwo muntu avuga ko YAGO TV show ibiganiro hafi ya byose bakora bamutuka. Nyuma yo kumenya amashyari ari mu banyamakuru, nyuma yo kumenya ukuntu YAGO batamushakira iterambere, nabo bikuriremo ibyawe. Gusa abanyamakuru navuze haruguru harimo witwa Mureke Sabe, akaba ari nawe owner wa Isimbi TV, ndetse n'uwitwa Irene Murindahabi, ntabwo aribo bari gukorera ibingibi YAGO, ntabyo yigeze atangaza. Impamvu nabigarutseho, bapostinganye umunsi umwe mpita mbihuza n'inkuru yakozwe na Turabakunda Moses igaragaza ko biyunze ibintu byose bimeze neza. N'ubu niko bimeze, babanye neza cyane. Ntabwo turamenya umuntu uri gukorera ibingibi YAGO, ntabwo YAGO arabitangaza, yabwo ntabwo arabivuga. Uwo muntu impamvu yatanze yazumvishe ngo nuko bari kumutuka mu biganiro byinshi bakora kuri YouTube. Dukurikirana YAGO TV show umunsi ku wundi, ntabwo tuzi YAGO atukanate, niba atukanate ntabwo tubizi. Ubwo rero no gutegereza tukareba bizaherera he. Ishyari ntabwo ryinjiza abavandimwe, ishyari kandi ni ishyano. Uwitwa Junior Giti ajya avuga ngo ishyari niryo shuri rya nyuma umuntu yiga kugira ngo abe umurozi. Ishyari ni ishyano, ishyari ntabwo ryinjiza, ishyari nta kintu na kimwe rimaze. Nta muntu n'umwe nunze agatoki. Iyi ni inkuru nakoze guhera mu kwezi kwa munani kugeza ubu ngubu. YAGO TV show ikaba idahari, yarahagaritswe kugeza igihe kitazwi. Andi makuru nituyamenya n'ubundi tuzayabamenyesha muri abantu bacu, kandi dukora imyidagaduro kandi tuvuga inkuru dufitiye gihamya. Ndagushimiye cyane we wabanye natwe kugeza tugeze aha ngaha. N'iby'agaciro komeza uzajye dukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, nitwa Ikwishimwe 13 kuri Instagram. Numva hari ikibazo mfiteho wanyandikira ubundi tukavugana, ariko nizere ko ibintu byose bimeze neza cyane. Tunasengera YAGO kugira ngo ibintu byose bigaruke ku murongo, yongera akore. Ni umunyamakuru tutakwishimira kubura muri showbiz, ni umunyamakuru twishimira, ni umunyamakuru ufasha. Rero ntabwo twakwishimira kumubura. Reka tumusengere dusaba Imana ko yamugarura vuba cyane, ibintu bye byose byagenda neza, akagaruka mu minsi ya vuba. Ndagushimiye cyane, komeza kugira umunsi mwiza ndetse nimera z'umwaka nziza cyane. Ku munsi w'ejo uzatangira umwaka 2022 umeze neza cyane. Ciao.